Ifu kubona ikiranyanduriza arabirangiye kuhatira buriya ndabijya sundi birajya ariko numva amazi cyane ariko bakajyase turajyaga ja ja uyu munsi none ndagwara imiswi ibishyimbo n'amakaroni mu birayi ko bose none uyu munsi aranyica pe saa 3 ubuse birashya cyane Imana ifasha ze kuzasanga bihiye no yahitama nyina karisa abakozi bo mu rugo twaragowe reka bajya batwita bakajyasi pe izina ni ryo muntu bikije ndatugira we ninda tuyikomora kuri bandi inda none ndumva nindangiye gucurika wallahi n'icyuma n'icyakwinjira uyu munsi none ndareba umuntu uri busangize pe ariko si ubundi wakwiyongoza nkaza gusangira na boss uyu munsi kandi yabyemera baze boss ko yageretse akaguru kandi ubwo naza kumurira imbere bigakunda kandi boss niba ajya kagera ko ngiye yo mbona kuno nakanyuza hejuru nkaza kumukorera surprise byanga ndabijya kwakunda abandi baki mu cyaro so ni twajyaga dusutana ikibazo ni misuzi ngira se nuko naza kubijya ndi gusuragura imbere noneho yahita bimena mu maso pe yewe ashaka kunongira fu nishaka ndabitogosereza sinana bironga Ana byomba byari byamutse neza ariko bakajyasi barago ari ukabura umugabo ugakora akazi ko mu rugo wajya no kurongora ukarongora ugashaka umukajyasi mbese ubwo se wakungurana undi nama ninde kuko ngiye tuvugisha uko kandi boss yajya no guhemba akakunyuzura sindanaguze cyane kino kirakeye wallahi bakajyaro ariko natwe tuba twariye bambi batwabikoreye pe ngaho isafuriya ngaho ikimamiyo dore nk'iki ngiki nagikojeje mu mazi natagikombye ubuze watambura ngo mukavanga akazi uzagashobora Ngiye boss ataraza asanze nikoze ibyombo uze sindi bushirize no yahita asezerera dore ko nawe nda kambanze ndewe bidashirira kambanze noze na kino kimamiyo ujye kugikoza mu isafuriya mo hasi kijya bize kugira boss bana apete ndayorana mwa urakoze nzanira amazi gato nzanire ku mazi Kote boss uri kubyumva nzanire ku mazi sawa mbene gitse bitajya mu nzu ahantu ndi kubona hasa nabi sha uheruka kuhakora uko ryari kazane torosha makore kazane torosha jya ugira amasuku sha umukozi bansane ntukagira umwanda ariko azi guteka hano hantu hasaga nabi ubundi kano gasane wakoze iyi sane wari wayogeje abantu kwazi utyo ibi ni ibiki by'umukara ndi kubonamo wanatetsemo amabyingi bagira
ni ibintu by'imikorisi cyangwa nyine natetse ibirayi mbonamo bya buntu bwikurura nyine ngira ngo ni inyama nshyashya mwazanye. uvuze ngo iki uvuze ngo iki ese ko nuko mvuga ngo natetse warimo amata ngo ibintu bikururuka kandi nkaba mbona n'ikinyamushongo ibi biryo mbona akaba mbona ari bizima. ariko pete noneho reka nkwereke ko nta mabyi arimo cyangwa ikinyamushongo nkwereke ko njyewe ntekera amabyi peti yawe abanza akira genduza ubite uzikozemo ubite we peti shanga nkanjye umukozi mfite se nzahora nivovotera abakozi nzageza ryari koko nzageza ryari reba uwa mbere yarananiye n'ubu ari abahungu banzaniye nawe arananiye binora rwose ngewe menya ko biriya bitari bujye nari gushaka abantu b'abashyitsi baza kumyisurira ntekera amata ntayarimo ni n'umwanda gusa. gusa umuntu nkawe ufashe kuko kirabona nagutekera ibintu by'amabyi koko cyangwa ibinyamushongo cyangwa nareke kuba namwandurira arega abakire mwubahure nawe ngiye kukwirukana rwose ko wampaye akazi ubikuye ku mutima kuko urabunze iki wambabarira ugere aho uri kuntekera umwanda ibintu by'ibinyamushongo n'ejo uraje untekera inzoga ese rwose wambuze ko ari ikibazo cya peti ufite ukareba ko ngo natekanye umwanda ku buryo nagira apeti yo kurya n'amagi ese ubu nunyirukana ndaryahe koko ariko wari umaze gukora igihe kingana twese twari gushize ntabwo nzahabura n'umunsi haburagaho umuntu iyo kukwemba ariko uramemba ntabwo ndari kunyiruka oya ndakwiruka oya ntunyirukane ngiye kukwirukana pe rwose ntunyirukane mbabarira ndakwinginze ahubwo icyiza wamemba urumva n'agafaranga nibwo naba ngafashe nkajya kureba za nshuti zanjye zandangiye akazi ese aho zanyweye ku mihanda usibye ko naguhayoka mu buhamya bwanjye n'uhazi abakozi mwese mumaze kumvangavanga ariko ntabwo nahora nirukana abakozi ariko rwose nubwo nagutekeye imvange ntuvuge ngo nakuvangavanga none se niba natetse ngasanga n'imyanda ujya kuvuga ko natwe tuvangavanze koko oke reka ngo ubabarire ariko ibyo wakoze ntuzabisubire urakoze cyane ubundi mu bakozi bose nakoreye umuntu mwiza muye nawe ntuzabisubire urakoze cyane hajya wari unsabye ngagabusha nayo musabye agahusha ugiye gukora iki ugiye kujya kureba abahungu banzanye nyine hano bamwe bandangiye akazi banyweye ku mihanda nyine mbagurira akantu nyine mbereke n'urukundo nk'ubwo banyeretse nyine twishimane mbese muri rusange siko abantu bo mu cyaro mugira urukundo urwo rukundo ni amahoro urukundo mbakunda ni amahoro kuko nabo batitaye uko bari bameze batanyitaye uko nasaga bangiriye impuhwe bangirira imbabazi banshakira akazi urumva rero ngomba kubitura ineza bangiriye cyangwa nabo ushaka kubica shaka oya ntabwo shaka kubica ko dore nanjye warungaburiye ahubwo gira vuba kandi akanyenyeri vuba nza kubahamagara asange batarajyamo kangwishyura urashyira kuri telefone cyangwa urayamakaje reka ngiye gushyira kuri telefone uracyagira telefone se telefone ndatira cyakoze nyine ndatira ngiye kugushyira uratira ariko reka nkubwire nimero upfa gushyiraho nta kibazo yawe cyangwa ni yanjye ariko ndayibitse mu gafuka ariko waza no kumata waneza telefone maze kuyashyiraho nkaza kujya kuyabikuriza kandi wambwiye ko uyibitse mu mufuka ngaho nta kibazo shyiramo ndaza gutira kangahe 078 078 00 kane 480 iyi niyo ngiye amazina Nyiravuguziga Vincent undi kubona mbarimo mbazi ntabwo ari wowe barimo mbazi pfa gushyiraho nta kibazo yose nayanjye ariko ushyiraho nawe gukatada reka menye nyine njya kwitegura ukameze kandi ntabwo ndi butinde sibyo
Oche nayaguhaye. uranyemereye Nagahusha ndakaguhaye. Ariko ntuzongere gukora amakosa nk'aho. ngiye gukubitamo cyane njye kureba inshuti zanjye bagurire aciko ntabwo gusuzuguye mu guca iwacu nyine batwigiye Duteka neza. umwanda ngiye kwisubiraho numva ndajya mbikukunyura Urabona nishaka ngenda shaka uru n'ugugwiri kunyura ibirayi mbikukunyura bya bintu birenduka byose bivemo maze kubona ko nkoreshwa n'umugosi mwiza urakoze cyane Sawa. Halo. Yo, ngo bimeze bite man? None se gucya nibwo nari mvuye mu rugo. None se ko mwambwiye ngo turahurira handi nkaba nari kubabona muri he? Shani mwihute man dore boss amaye iminota mike ya wallahi. Shani mufashe mwana dore mutanyirukanisha ku kazi murabizi ko akazi gukabona ko iki gihe ari hatari. Okay. Reba ngaho ni mwihute. Sawa. Yo gwagwa. Oh, wagwa. Yama. Vipi man? Wallahi. Amakuru. Ndaona wanajua. Nari nkuyobeye wa kintu. Aho izo sinenda abayobe wallahi nge nagiye. Nirebera gira haruguru fase. Amakuru Fresh. iminsi myinshi wallahi. Abana byataye. Ndaona cyangwa aricyo cyose. Cyangwa ni cya boss wit. Narahiriwe n'ukuri narahiriwe Imana yampaye umugisha gusa n'ubundi ukuntu mbamagaze man. Ndabona ari fresh wallahi. Reka simwe ko mbona mwahindanye byagenze. Byaranze nyine mari nibisa. Mwanyigije mu mugisha mwebwe urabura. Aya twebwe barabyanga. None se tugende nyine man mbambagurira akantu tunatembera. Amataka bayese Urabibona gute gahunda iyi foto ntabwo wari uhereye Wabaye last. yagiye munyesha akazi ntabwo mwari kwemera gufotoza Ase cyagiye wari wasinze man. Ko nabona kugenda ugwa. byari ibibazo ndi mu murongo akazi karimo karagiye umusigi ni nawe nahereye niwe wanzanza mu none se man nagiye tanga kuza nimero zanyu nkazibura urumva cyane ko nawe n'agashara kari kataraza nyine ngo ngure agatelefoni mbahamagare nakaguze ejo mani nibwo nagiye bose mbabarira umagahushye ngiye gusura abakiri banjye ndanategereza niwampamagara. shuwa niba ari ibintu nezeje nanjye uyu munsi ndabata mu rukundo mwangaraga nanjye ndarubera oya na hano oya shanga haracuritse wananjye ntabwo njya nishyura kuri zine cyako zari ahantu mba nateguye ariyo natanze komande Uyu ntabwo yakwicara. yamariye mu madeni sema. ntabwo nabaraburiza Takizi bari zose wala. We utakicara kuri ziriya ntebe man. dore ahantu nateguye mani ahantu mba ndareba utuntu tw'ubusitani utuntu Ugiye kutwicaza hasi man. Kiko kwanjye kijama si kidazi. Ni itaje man. yewe ikaribu ariyo urukundo mwangaragarije nanjye ngomba kurubitura wallahi Ese kukunura hasi man. none se hajya ngo urabona kari akamoto kari gutambuka mu isoko Nje kukwereka mu byose wakika bukamo. nkabacamo nyine nagira ngo tubaze tuganire urumva natanze komande ishobora no guhita aranaboneka Wala ibiganiro byanazanye twashize akazi. none se mwebwe akazi ngo bimeze bite mani Akazi ni fresh man. Siko twarahurije akazi turagarekana. mu rugo se baraho Mu rugo se turanaherukana. Yanyumvira nk'ibintu umutipe waje se kuganira. mwagangitse imihanda nkanjye nk'aho mwanyweye n'imuhazi Ntabyihorere man. Nabanje no kudutamo ubuse tuzongera. Ibaze niba kwiruka muzongera ugandabirana uja ukwiruka wala. Asigaye yicara mu maniga akagereka akaguru ku kandi. reka nkubwize ko nta kintu kiryoha nko kubona amafaranga wari uyakeneye Ngaho se gira man izana turyewe. N'indege muri telefone yanjye bose aramamaga ntabe bose haro yego bose aramamaga None se nkaguhamagaye man. nyine reka mbengiye reka twaza nawe uza ubutaha kuko nta kintu reka mbaze n'icyo bose nyine ndagaruka cyangwa tuzabuze ubutaha Mfashe. Yote kipiyo kwa mwega semu. Kisa ni mafoni ya ababazi. Itozana oya na amafaranga ariho. Na amafaranga ariho.
amafaranga kuri telefone uzana amafaranga kuri telefone nisha mamba bari reka nigenda njya kwitaba boss